Aho neza abantu banjye nongeye kubasuza cyane mpaye ikaze hano kuri Chef Alex. Uyu munsi turaganira ku kintu cyiza kandi dukunda twese, kandi nanone gikunze kudutera impaka hagati yacu, ni isukari. Ese koko isukari ni mbi ku buzima bwacu cyangwa ni nziza? Reka tubirebane hamwe mu buryo bworoshye. Ubundi isukari ni carbohydrate itara kugera mu mubiri cyangwa se itaragera mu maraso yawe, ariko imaze kugera mu maraso yawe ihinduka icyo bita glucose. Iyi glucose rero ikaba ifasha umubiri wawe kuba yawuha imbaraga cyangwa se kuba yafasha umubiri wawe gukora neza, cyane cyane ikafasha no ku gice cy'ubwonko, kuko ubwonko bukenera isukari buri kanya buri gihe kugira ngo ubwonko bwawe bukore neza. Isukari urumva ko rwose ari ingenzi mu mubiri wacu. Ese isukari ko tuyitiranya benshi kandi tuzi ko ari ingenzi, ako tukumva ngo bamwe ibatera ibibazo, ese ni akahe kamaro kayo ubundi isukari nyamukuru mu mubiri wacu, cyangwa se ni gute dukwiye kuyifata? Ibyo byose nibyo tugiye kurebana. Icyambere reka turebane akamaro k'isukari mu mubiri wacu. Icyambere, isukari ni inkomoko y'imbaraga zacu tugira mu mubiri. Bavuga ko ariyo nkomoko y'imbaraga iri mu mubiri, ariko nanone isukari ikaba inkomoko y'imbaraga zo mu mubiri wacu iyo twayifashe mu rugero. Ari nabyo turi buze kureberaho neza ngo ese urugero dukwiye gufata isukari mu rugero rungana gute. Iyi sukari iyo uyifashe mu rugero rero ihita igufasha kongera imbaraga mu mubiri wawe ku buryo ukora imirimo yawe neza, cyangwa se ukora shunguru zawe z'umunsi neza kandi ufite imbaraga. Ikindi cya kabiri, isukari igufasha mu buryo bw'ubwonko gukora neza. Birumvikana ya glucose twasanze mu isukari, ya glucose isukari izana mu maraso yacu niyo ifasha ubwonko gukora neza nk'uko nabivuze hejuru. Ikindi isukari idufasha mu mikorere y'umutima wacu. Burya iyo urya isukari neza bigufasha umutima wawe kuba watera neza, kubera ko n'amaraso yawe aba yatembereye neza. Cya gatatu, isukari idufasha, burya ngo isukari itwongera akanyamuneza. Isukari izana akanyamuneza muri twebwe. Ese ni gute isukari izana akanyamuneza mu mubiri wacu? Ngo isukari iyo wayifashe mu rugero nibwo ishobora kuba yakongerera akanyamuneza. Ngo isukari igiramo umusemburo bita dopamine. Umusemburo akaba utera ibyishimo mu mubiri yacu cyangwa se muri twebwe. Birumvikana neza ko isukari ifite akamaro nashidikanyaho. Ase ibyo byose ubundi byagiye hanze gute, cyangwa se isukari yaje gute? Reka rero tubane hamwe. Ese ni abaye bahanga bashobora kuba baragize icyo bavuga ku isukari, cyangwa se bashobora kuba baragize icyo bavumbura ku isukari? Umuhanga wa mbere tugiye kurebana bamwita Andres Magalf, umushakashatsi w'umunyagiromani mu 1747. Niwe wavumbuye uburyo bwo gukora isukari mu biti bya beetroot cyangwa se icyo tuzi nka betrave. Ibi byatumye isukari iboneka henshi atari mu buki gusa. Byumvikana neza ko mbere bakoraga isukari cyangwa se bakoraga ibiryohera mu buki gusa. Undi mushakashatsi yitwa Sir Kendrick Banting, umuhanga w'umunyakanada, na Charles Best, umushakashatsi w'ubwongereza wavukiye muri Canada. Mu mwaka wa 1921 bavumbuye insulin, ikaba ingenzi mu gufasha umubiri kugenzura isukari mu maraso. Abahanga nanone rero ngo batweretse uburyo ki isukari ifite akamaro mu mubiri wacu, ngo ariko ngo bikaba byiza tuyifashe mu rugero. Kandi nanone tugiye kurebana, ese tugiye gusoreza, ese ni izihe nama dusanga hanze hano mu muryango w'abibumbye wita ku buzima? Ni inama bagira abantu bafata isukari. Ubundi isukari yongerwa mu biryo umuntu akwiye kwifata bitarenze 10% by'ingufu z'umubiri we, ariko ngo bibaye byiza ukifatira 5% cyangwa se munsi ya 5% by'umubiri wawe. Niba umubiri wawe nta mbaraga ufite, ushobora gufata ukageza kuri iyo 10%, ariko ubaye usanzwe ufite imbaraga ugafata munsi ya 5%, ni byiza cyane. Kandi ngo ni byiza nanone gufata isukari
ituruka mu bintu bijyanye n'imbuto, amata n'ibindi biryo karemano. Apana gufata isukari iturutse mu nganda, zino sukari ziturutse mu nganda, cyangwa se kurya bino biryo by'amasweet biturutse mu nganda. Birumvikana neza gutandukana za ice cream, ngatandukana n'ibindi nkabyo. Turarebana hamwe imbuto, ese ni izihe mbuto ushobora gusangamo isukari. Ndakubwira nkeya, ariko mba narakoze amavideo menshi, usubire inyuma urebe, hari amavideo nakoze abamo isukari iri mu rugero ishobora kugufasha kugira ubuzima bwiza. Ariko turahera ku rubuto rw'inanasi, igisheke n'izindi mbuto nyinshi zitandukanye nka pome, amaronji. Izo zose ni imbuto ushobora gusangamo isukari. Rero twabanye kuri iki kujya kuri kiganiro, ndagushimiye, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi, wakoze cyane. Nibagirwe gukora subscribe, like yawe, kandi nibagirwe no kunsanziriza igitekerezo, ese ni wewe ni gute wumvaga isukari, cyangwa se ni gute na n'ubu ngubu uyifata. Ubaye umpaye igitekerezo cyawe byaba ari ingenzi kandi byanshimisha. Urakoze cyane, nakagaruka iki kiganiro cy'ubuzima bwiza.